Abonye kurirwa bakunzi bacu amarimana kumeze abane namwe aho muherereye hose ariko mira byose ubwo twe kwinjira mu kiganiro cyobokama cyangwa se kubana n'Imana reka tubanze duce bugufi mu mitima yacu kugira ngo utekomeze abanatwe Uwiteka itarikomeye we uvuga bikaba wateka bigakomera habwa icyubahiro mwami wacu niba komero kano kanya tubwo tugeze muri uyu mwanya kubana nawe tuginze ngira ngo uruke ubane natwe kandi haba ari twe yagusengera ryo habwa icyubahiro mwami kandi mbira byose maze kuragiza mwami kano kanya cyo dusabye no guheza ikintu cyose kisani kibi cyose izina rya Yesu ganza kandi utegeke dusabye Yesu Kristo mwami wacu amen. Uwiteka akomeze abane namwe kandi natkomeze abanange aho hano ndi kandi turabashimiye kumwanya wanyu mutakaza cyangwa se muha uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana burya ntabwo ari ukwigisha nuko duha tubibwige cyose ijambo ry'Imana no guhugurana ukuntu guhugurana ntabwo rero ari kwishana ijambo ry'Imana ryigishwa nkuko ritamenyerwa ahubwo Uwiteka ahora dushoboza kandi ni uzi iby'imitima yacu ikeneye gisinaza hanga ngo mbigishe mugire icyo mufata cyase mbabwire ahubwo Uwiteka numenya ibyo imibiri yacu ikenye nta muntu uzaza kuza ngakubwirize ngurabona naringa ibiki nibiki n'ibintu byateye ngo by'abahanuzi umuntu akaza kaguhanurira ukamuha amafaranga akaza guhanurira ngo amayatike ibyo biva he mwabisomye hehe ubwo Paulo yagendaga yigisha aho yageraga hose yagendaga yigisha abantu ntabwo yigeze yakamaturo aho yageraga hose yigisha yagendaga akabigisha no kuboha amahema akabisha n'uburyo bwo kwibeshaho uyu munsi rero abo twubavuga ngo baje kudusengera ngo tubahereze ngo ibyo babona ibyo n'uburyarya natwikwa Petero na Yohana ubwo barimo bari kirema cyasaba cyangwa kiri ku irembo gitwa ryiza ubwo yababwiye ati muturebe kigenye cyabasabaga ndahindi impamvu uje yari ihari nuko Petero suko bari bananiwe kugira icyo bamuhereza ariko kuko we yari afite kwizera muri we ko ibyo aza kuza kumuhereza ari bijyanye no kwizera cyangwa se n'ibyo ari bimurimo we icyari kimuhangayikisha ako kanya kwari gusaba akabona ibyarya n'ibyamubeshaho nyamara ndizeraga yuko bamuhereza ibiruta ibyo atekereza ko yakabaye abona ubwo ni ukuvuga ngo niba impano y'Imana itagurishwa nuko twebwe twumva ko twasengerwa ngo dusengere ngo duhabwe ingurane yabyo kera nibwo ingurane yabagaho imbongano z'ibyaha byacu ubwo Yesu Kristo yaje kudupfira byose ngo byahise biba bihinduka bishya kuko ngo umwenda warwinjije hera watabitsemo kabisana ngo wari wese agomba kwigererayo natwe uyu munsi tumenye ko tugomba kugira kwigererayo niba Yesu yaje akatwitangira akaza kumusaraba kwa guhiga intunguru kuguhiga inuma kuzana ibitambo by'intama by'abana b'intama ese niba byaravuyeho ni gute wumva ko umuntu nkawe aza kuza gusengera ntuko ngo umuha amafaranga kera abatambyi habagaho anitwa abatambyi n'abarewi impamvu bamwe babagaho abatambyi kwarugira ngo bajye bafasha abarewi ari bakristo uyu munsi abatambyi b'icyo gihe bara pasiteri uyu munsi ariko se uyu munsi pasiteri arakora inshingano ze wa murewi we wa mukristo urakora inshingano zawe nikaso kwe kwibaza nanjye ngakibaza ariko se nanone haraburi kugira ngo umuntu wese amenye inshingano ze akwiriye gukora ariko ibyo nanone bikareba abantu bamwe abemera Imana ruvuga ngo hari ibyo mugomba kuba mwakora hari ibyo tuba dusabwa gukora kuko ngo muri Maraki 3 ku murongo wa 10 no bavuga ngo nimuzane imigabane ishyitse nakiye mu 10 mubishyire mu nzu yanyu ko wanjye habimo ibyo kurya ngo ngaho nimubingerereshe ko Uwiteka nyir'ingabo avuga amen ngo murebe ko ndazabagumururira imigomero ngo nzahara indyanye ngo kurya iki kurya ibyo mwasaruye nuvuga ngo rero mu byukuri ijambo ry'Imana rivuga ko dutanga amaturo ese abo tuyaha bayakoresha uko akwiriye nawe musari cyo nagambiriye ko tsakuza kuba twaganiraho cyangwa se guhugurana
ahubwo nuko arugira ngo tujye tugenda dufata Bibiliya tukajye dusomerwa ngo tujye tuyisoma ubwacu ntukajye usomerwa. Ntayobera ribaho ritagatifu uzaye kubwira zakoreka byanditse iyobera ritagatifu naryo, ahubwo nuko iyo tugeze ku mayobera ahanini nuvuga ngo umuntu abagiye kurengera amaranga mutima yacu, abagira ngo akomeze ayasigasire cyangwa ngo akomeze yafate, abwira ko kugira ngo abirengeho ari yobera ritagatifu. Niba uyu munsi duhora tuzi ko kunywa inzoga ari icyaha, turabizi neza pe, niko abantu benshi batubwira ati kunywa inzoga ni icyaha, gusambana ni icyaha. Hari ibintu bibiri ngiye kubaza abantu wenda muzadusubiza muri comment. Ese kurabona ko gusambana ari icyaha? Bo niba gusambana ari icyaha, Salomo byagenze ute? Nowa byagiye bigenda ute? Abahanuzi bose bakera aho twajya twumva amateka yabo, twari twumva ko bagiye bagira abagore barenze umwe. Ese niba koko bimeze uko nguko, abo ngabo babonye ijuru? Kibaze nandi ndakibaza, tuzasubiza muri comment tuzarebe igisubizo cyabyo. Twese tuzoga dufate duhugurane duhurize hamwe. Niba se uyu munsi mu basiramu bavuga ko ngabagabo bazaba batwaye neza ngo bazabwa abagore benshi, we ubyumva uti, ubibona uti? Ese Bibiliya ivugaho iki? Ibyo ni ibibazo tuzagenda dufatanya mu gusubizanya muri rya jambo ryitwa guhugurana, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ryigishwa. None se we ahuri niho bavuga ngo kunywa inzoga ni icyaha, dukunze kuvuga kenshi igihe Yesu yari ikana. Ese biravuga ko ari vino? Ni vino imeze uti? Yari isembuye nidasembuye? Icyo cyo ni ikindi kibazo. Ibyo se tuvugaho nimuzara ko biri ngombwa muzabisaba, muzandika muri comment kugira ngo tugende duhugurana, kuko ntabwo ijambo ry'Imana ryigishwa. Icyo kikaba kivuye mu nzira biri aho ngaho. Yesu niwe wagiye kubwira abigishwa be, abwira ati ngo nimujya musaba hari igihe dusaba tugasaba nabi. Ariko tagira aho ngaho, ni gute bava ko inzoga kuzinywa ari icyaha? Tukuva ko abami ba kera ngo bicaraga bafite vino ku meza yabo. Ese ntaruko bimeze noneho rero ko izo vino zivugwa keshi, abantu bakagenda bakayihagarara bakayigenderaho, nyamara bamwe bakayigisha ko atari icyaha. Wowe urabibonaho iki? Abandi bati kwinda yakunaniye soma gake. Ariko none ukibaza ngo ni gute uri umuntu muzima? Ese inda iradutegeka? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo kurya ni iby'inda, n'inda ni ibyo kurya. Ariko ngwiteka byose ngazabitsembera hamwe. Ariko ntabwo umuntu yategekwa n'iki? Yategekwa n'inda. Ijambo ry'Imana rivuga. Nako nakaza handi kurya ingurube ni icyaha cyangwa si icyaha? Icyo ni ikindi kibazo kwezanye ngibaza. Noneho rero kanze ngibaza rero ko bivugwa ko ari icyaha, ijambo ry'Imana kavuga ngo ibyinjira mu muntu ntabwo byanduye, aho ngo ibisohokamo nibyo biba byanduye. Ese niba ingurube abayirya ubaciraho iteka? Ese uyu munsi urabibona uti? Ni ibibazo dukwiye kujya twibaza twese. Bibiliya ni inyanja. Bibiliya ni igitabo kirimo byinshi, ariko wowe muri bike biba bihari ubyumva ute? Ni munsi tuvuga ngo gusambana ni icyaha, kandi koko tukabyumva. Aho wajya kure ugasanga abakera barabikoraga bakikora nyine bisanzwe tu, bagatunga abagore barenze umwe, hari n'abatunga abaja babo, kandi abo ngabo ari abahanuzi bo witeka no bazwe. None abo bantu ese babonye ijuru cyangwa bazabona ijuru? Kandi Yesu yaravuze ati ninjye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ntugacire, unakwiye gucira umugenzi wiki urubanza. Mbere yuko utekora uri mu jisho rya mugenzi wawe, utibanza utekore uwawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ntabwo ryigishwa, ahubwo bisaba ko tugira ute duhugurana. None uyu munsi wowe ubibona ute?
niba tubona koko twumva ko ibyo byose biba biriho ko twumva ko ari icyaha, umukiranutsi ninde kuri ibyo ngibyo? Niyo nese yavuze ngo biragoye ko umukiranutsi yinjira mu bwami bw'ijuru, ngo niko afata ingamiya ikanyura mu mwenge w'urushinge. None abakire bose noneho bimeze bite? Kuko kuva kera abakire bagiye babaho n'abakene bakabaho, ese uyu munsi wowe urayifata gute? Ni koko bikwiriye ko umukire acirirwa iteka? Ahubwo se nanone icyo ni kimwe, niba bose bagiye babaho, ubwo kera ngo Yesu ataraza kugira ngo umuntu yihane cyangwa se icyaha ababarirwe, byasabaga ko uwabaga ari umukire, ari umutunzi, yazana kubyatunze, niba afite inka akazanaho umwana utaragira ngo yazana ngisekuru cyangwa se imfizi itaragimbo cyangwa se itarahishura, ngo yabaga mbese itarimya ikaba ari ya yindi nyine ikiraho ngo ameze ngo uyu munsi wakita ngo yenga isugi. Noneho ngo niba rero yari isugi muri icyo gihe, ibyo byabonaga ko bigomba gutegura kuba byakora bikabyo byagendana n'icyo gihe biri mwaho ngaho. None uyu munsi abo ngabo bagendaga bakayotanga izo mbonga z'ibyaha byabo, babakene bari n'uyu munsi na kera abajyaga mu mashyamba akajya guhiga inuma akazazana zimbongano z'ibyaha byabo, ako Yesu yaraje bisagira ute abikuraho. None ko kibubaga ko biragoye ko umukinjira mu bwami bw'ijuru, ngo niko afata ngo biruta ko ingamiya yanyura mu mwenge w'urushinge. Ese ubyumva ute? Iri jambo ngo nuguhugura duhugurana, ko ntabwo umuntu wigisha ijambo ry'Imana, kuko Uwiteka ni uzi ibyo ukeneye, kurangi azi ibyo nkeneye biri umutima wanjye. Twese rero Uwiteka azi ibyo dukeneye mu mitima yacu. Ibaze nibaze nundi yibaze, twabona igisubizo cyabyo, ntandi twahurira uretse muri comment. None ko tumaze kubona ibyo byose ko bigiye bihari, umutima wawe kiwucira urubanza. None se bavuga ko gusambana ari icyaha, ishamye kwa ngo unurarikira umwari uzamurongore, ahandi ngo mugiye imirimo yawe shimwe no Uwiteka, ufate vino yawe unezeranwe n'umugore wawe winywere. Noneho rero niba twebwe twibaza, Bibiliya ni inyanja irimo byinshi, nicyo twibaza twese. Ni ijambo ryitwagira ute duhugurane, ko ntabwo nakwigisha ngo nzagushobore, ndanyigisha ngo uzanshobore. Nkanjye ni kuvuga ngo niba dore intwaro ngoresha nimwe, ijambo ry'Imana uzakubwira hose, na Yesu yaravuze ngo nimujya mwizo wangu by'uko ngo handitswe ngo igihe Satani yagaragazaga Yesu ngo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, ari mu butayu, ari mu masengesho, Satani mugaragaje iki, ramubwira ngo niba uri umwana w'Imana ufata iyo buye urihindure umutsima. Ako Yesu aravuga ngo ntukagerageze ngo Uwiteka Imana yawe, kandi ngo nuko aramubwira ati gikoresha ngo handitswe ngo Yesu nawe nicyo yatsindishije. Turwana n'ibitagira umubiri n'amaraso, ariko ibyo byose biba mu bitekerezo, kuko n'Imana ntawe wigeze yibonaho, ntawe yibonyeho. Mu filozofi niwe wavuze utese niba uyu munsi dukora neza tuzi ko Imana iriho, ese nidusanga itariho bizaba bimeze bite? Ese nanone nidukora nabi tugasanga iriho bwo bizagenda bite? Abandi cyaba cyiza kuruta ibindi, kora neza nusanga Imana iriho izaguhembe. Nanone nukora nabi ugasanga iriho nabwo izaguhana. Acyaba cyiza no gukora neza. None uyu munsi ibaze nanjye nibaze, duhugurane. Iki nicyo ni inyanja, aha niho hatavangiye gusa, ubuhanuzi bwavangirwa. Hari ibintu bimwe by'abintangaza, wenda kandase ku ntego nko ku dini rimwe, umuntu ugasanga ntiyemera ubuhanuzi, ariko akemera ibitabo by'umwuka ubuhanuzi. Ese ngibyo bitaniye ubwo buhanuzi ubona byanditswe n'abandi. Umuntu wese iyo avuze agashya cyangwa akavuga icyo yihariye kuri we kirumvikana. Nyamara uyu munsi hari ibyo bitatira igihango dufitanye n'Imana ku bantu bemera Imana. Tujye duhugurana muri byose. Ntuzeme niba wemera ibitabo by'umwuka ubuhanuzi, emera ubuhanuzi busanzwe. Uko Yesu mu ijambo yaravuze ngo hari igihe kizagera
ngubwo guhanura na Bibiliya bizaba bitakiriho, aho umuntu wese gatungwe nayo yagize ute nayo yavomye. Yavuye niki? Ni ijambo wamenye riri mu mutima wawe ngo birazaba zitakiriho. None uyu munsi Bibiliya zatagenda zihindurwa. Gumana rero ayo wavomye. Mubyeyi unyumva akakanya, musore, mukobwa, rubyiruko, mwana wese kora neza. Jambo y'Imana ngo mukore neza ngabazapfa ejo. Ngo jambo y'Imana ngo tuzige tumaze aho na tuzigihe dusigaje. Yesu igibiraga abigishwa be ati nimujye musenga, mujye musaba ibyo kurya byanyu byo munsi. Kuko isa atabwe ngo mujye musaba ibyejo. Kandi mwibuke ko Imana igihe yahezaga Abisirayeli ibahereza manu, burya manu yabonetse rimwe. Kandi nta muntu uremere kubika kuri manu. Nawe niba ngo baboneka ibyo kurya byo munsi gusa. Daremere kubika kuko impamvu nta umenya ibyejo uko ejo azaba hameze. Amen. Niba utazi ibyejo uko zabimeze, ese ni gute mubara ibyejo? Cyitubara ibyako kanya. Niyo mpamvu nujye ukora ibintu byose uteganya ibyejo, habizagira mu bitume utabana neza n'Imana yawe. Ahubwo byo dukora byose dukora tuvuga ati se no dukora ngabazapfa ejo, ese uyu munsi ndamutse mpfuye byaba bimeze ute? Ese uyu munsi abo tubanye baturanye bimeze bite? Natekerezo umugabo ngo yaragiye ngo ajya mu ijuru, noneho ngamaze kugenda ngarahagera, ngamaze kuhagera mubwira ati wa mugabo we tese ko mutona washishikaye ati ugiye he? Abati nje hano mu ijuru. Uje kumara iki? Ati ni honje. Bamwe ati mbere ko nje mu ijuru rero hari ibintu usabwa, hari nyandiko ugomba kubanza kuzana kugira ngo winjire. Baramubwira ati banza ugende ujye kuzana urwandiko rwo ku kazi rwaho ukorera. Ahageze baramuzi nk'inyangamugayo urwandiko bararumuhereza. Ese nawe uyu munsi ugeze ku kazi aho ukorera urwandiko bagusinyira baruguhereza kuri nyangamugayo? Urwo rwandiko abararutsindiye aba ararubonye. Umunsi wakurikiyeho arongera aragarura rwa rwandiko aruhagejeje. Amatera urwandiko rwose ati rwanditse neza cyane. Noneho genda ujye mu nshuti n'abavandimwe abo musangira abuhereza bazane nabo bagusinyira urwandiko narwo uruzane. Yagira urwandiko narwo araruzana ruraboneka. Inzandiko zingahe? 2. Aruhagejeje narwo bamwe ati ndibihagije. Ese nawe uyu munsi mu nshuti mubana mu bavandimwe abo muhora bose, ese urwandiko ko bagusinyira koko? Nuko ubwo birangije aragenda, amaze kugenda amubwira ati noneho jya kuzana urwandiko rw'abaturanyi. Abaturanyi ramuzi ng'inyangamugayo, urwandiko baramusinyira, aragenda ararubona ararutwara. Hanyuma icyakurikiyeho yarugejejeyo, bamwe ati noneho uzanye urwandiko rw'abaturanyi, uyu munsi ujya kuzana urwandiko rw'abana bawe. Abana bari bazi ko papa wabo ari inyangamugayo ikarabye yera. Nuko hageze urwandiko abana baramusinyira, arugezayo. Baramubwira ati inzandiko zose urazizanye ariko harabura urw'umugore wawe. Umugore yarazi umugabo kuko aho twagiye twirwana n'abagore, twirwana n'abagabo bacu, twirwana na ba data, twirwana na ba mama, nkuko aho bari tutari. Nuko hageze amubwira ati urwandiko rw'abana bawe uraruzanye, ariko hasigaye urundi rwandiko utarazana, ati jya kuzana urwandiko rw'umugore wawe. Umugore yaragiye amuhereza urwandiko, koko urwandiko ararutwara. Amaze kurutwara agezeyo, ikintu cyaje kurikiraho kuko umugore uko yaramuzi nk'inyangamugayo kuko ntabwo birirwana. Byabaye aho ngaho rero ubwo baramubwira ati noneho hasigaye n'urwandiko ruta izindi zose, hasigaye urwandiko rwa rwawe itangira ubuhamya. None bakimubwira uko nguko yibuka uburyo agenda akaba mu rugo akajya mu buraya agakora ibiteye isoni, arangije abuzwa ijuru n'umutima we. Natwe tumenya ko iyo dukora byose abana b'abantu bashobora kutatubona, ese n'Imana ntabwo itubona. Natwe wacu hari urubanza twicira. Ese uyu munsi umutima wawe uricira ure rubanza? Ese wowe urera de? Uyu munsi nawe ugiye kubazwa inzandiko zose wazibona uko zakabaye ukagenda koko ugatambuka ku marembo y'ijuru?
niyo twavuze ngo rero ijambo ry'Imana ntabwo ryigishwa ahubwo no guhugurana. Cyo duhugurana mu mitima yacu kuko hari byinshi dukenye. Cyo duhugurana mu mitima yacu kuko hari icyo uzi, hari icyo nzi, kandi twahuriza hamwe katugirira umumaro. Ibyo dukora byose rero cyo tugerageza kubana neza kandi tubane mu mahoro kugira ngo Uwiteka akomeze abane natwe. Mu by'ukuri iyo tugenda dukora byinshi, abyo dukora bigira umumaro, abyo dukora by'imbura umumaro, ariko imitima yacu burya imitima yacu ibibitse byinshi cyane. Uko ngiye aho mba niyize ubwanjye. Ese abandi bari bo tuba turi kumwe mu nshuti ariko bambona mu rugo ariko bakubona nuko. Abo nabagabo bagiye bagenda bahagera, harogiye agenda akabushwa n'umugore we, agasanga n'umugore icyo kibazo, none umugore we yahagera akamwima urwandiko kuko ari umuryo yamubonagamo. Yahagera abana be yarabashe bakamwima urwandiko. Ese uyu munsi wowe bihagaze bite? Ruvuga ngo mu by'ukuri hari byinshi tuba tugihura nabyo, ariko mu by'ukuri bitakabaye bitubuza ubugingo. Ariko tuza kuza gusoma ijambo ryadufasha kugira ngo dukomeze tubane neza kandi Uwiteka akomeze abane natwe muri byose. Nuvuga ngo mu by'ukuri ijambo ry'Imana riba ukwishi. Hari abantu bafashwa n'ijambo ry'Imana, hari abafashwa no kuririmba, hari abafashwa n'igisirimba. Abo bose bari bahari nk'uko Yesu yahaye intumwa ze akazeza imirimo myinshi itandukanye. Umwe yagize kuba abahanuzi, abandi igira kubagira bigisha, abandi ibagira kuba abadiyakoni. Abo bose Uwiteka yabageneye imirimo yabo. Ese umunsi umwe wawe nuwuhe ukora mu itorero? Umuntu wese ijambo ry'abango agire itorezo yerezwamo muri ryo. Haremera nge ari ibintu biba bihari rero. Ngiye umuntu uvuga ngo mwasenga ku cyumweru, udasenga ku wa gatandatu, udasenga ku wa gatanu, niyo usanga bose ni ikibazo. Ese ndababwiye ko uriya munsi wo gatandatu ari wemewe wo gusengeraho. Ndababwiye ko umunsi wo ku cyumweru ari wemewe wo gusengeraho. Ndababwiye umunsi wo gatanu ko ari wemewe wo gusengeraho. Hari twayibonye. Ibi byose irimo hano ijambo ry'Imana tugaragaza, tubona iyo minsi bihari kwivugaho, uko bivuga ngo bituruka ngo isi n'ijuru biremwa. Nuvuga ngo rero byari biremwa rero niko ari Imana yabiremye. Nuvuga ngo rero ufite ikuri ni Imana gusa. Ariko twebwe abana abantu nta kuri dufite na kumwe ntako pe. Ntako. Uretse ikintu gihari ni ijambo rimwe gusa riruta ibindi, kwizera gusa. Amen. Ijambo rimwe ridufasha riturengera muri byose ni ijambo ryitwa kwizera gusa, nta kindi. Twebwe twizera ko Imana iriho. Okay? Cyo ni icyambere. Ukizera ku ijambo ry'abantu ngo kwizera kurarema, kwizera gutuma twumva ko ibyo ari bitariho biriho kandi koko bikabaho. Niba icyo wizeye kuri wowe nicyo kikubera cyo. Amen. Icyo wizeye kuri wowe ko kikubera cyo nicyo kiba cyo. Urumva? Ntabwo rero iyo utizeye ntacyo bikumariye. Niba uyu munsi wizeye ko uzaba we mu gihe cyazaza uri umwana, icyo nicyo uzaba cyo. Kandi ngo kizaba cyo mugira ute muragendana. Amen. Ijambo kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Ijambo kwizera ni ikintu kitoroshye. Ijambo kwizera ni ikintu gikomeye. Nawe ugira kwizera muri wowe Uwiteka kandi aragufasha. Kwizera birarema. Ibyo bintu murabizi. Kwizera kurarema. Kwizera kuzana ibyo bitariho bikabaho. Kwizera iyo jambo tuzarigeraho, ibyo byatumije kanara bose byinshi cyane. Ijambo kwizera rakomeye. Sasa ubwo rero tuyikomeza hagati aho ngaho, reka tugegura mu ijambo ry'Imana. Harige nabo narambiranye ko ijambo ry'Imana rirambirana, iyo ari amagambo meza Uwiteka adushoboze kujya twumva mu mitima yacu. Amen. No kuvuga ngo gukora ikiganiro cyangwa se gutanga iyo uri wenyine biragorana, ariko kuko ari umuhamagaro, ariko Uwiteka yabishije ko tubikora nta kibazo rwose, ntago bivunanye. Hagoye kumva gusa iyaba amagambo twavuze byibuze umuntu yagiye aturagwa ijambo rimwe rikamufasha. Amagambo yose ntabwo yafata, ariko byibuze ukuye muri rimwe nanjye kora muri irindi, ndakora muri irindi, n'ukuri byagenda neza cyane. Byagenda neza cyane. Ikintu cyambere gihumuriza abantu ni indirimbo. Indirimbo rwose unarimba ukumva uranezerewe, uvuga ngo ngicyambuka nyikorera amaganya yanjye yose Yesu ngaturiza umutima, ngahumurizwa no kumenya
yuko datugaburira inyoni azanyumvira nanjye keshi ndi nyibiri bumbeho ngahagariku mutima mwami ngize kwizera guke icyamba ngarorera rwose kwishingikiriza ku by'isi ngaturizowi. Amen. Uwiteka ushoboreze kwishingikiriza ku by'isi, ahubwo dushoboze kwiyegeka ku by'ijuru. Amen. Uwiteka duhana umugisha. Hari igihe kigera mwumva birandenze, inshuti nyashuti ni imwe, ni Uwiteka gusa. Amen. Ni imwe. Ababyeyi baragusiga, inshuti ziragusiga, abana baragusiga, abaturanyi baragusiga, ariko Uwiteka ntabwo agusiga, ntabwo azanagusiga, ntabwo azadutererana. Iyo dusomye ijambo ryiza, inkuru nziza ya Yobu, tukumva ngo ibyo yagiye abura byose, ngo ariko ngo umuraka bwati ngo waretse Imana yawe. Amen. Ngo ariko umugaragu w'Imana Yobu ngaravuga ati oya, ngo sinareka Imana, sinareka umwami wanjye, ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasura mu nda y'isi ntacyo nambaye, kuko ntacyo yigeze azana mu isi ntacyo azakuramo. Amen. Ngo ariko Uwiteka iyo usomye ku iherezo rya Yobu, ngo yamuhaye ibikubye ibyo yari afite, ngo Uwiteka yamushubushije ngimeza abakobwa beza b'igikundiro. Amen. Ibyo yari afite Uwiteka yamukubiye kabiri, na Uwiteka akubire kabiri. Yobu yatuye ikintu cyiza cyane. Ngo Salomo ngo cyarageze ngo Uwiteka ngaramubwira ati ngo nguhereze iki, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Ngo Salomo arareba ati mwami data, ngo ndagusaba ubwenge kugira ngo mbashe gucira imanza ubwoko bwawe. Amen. Ngo dusa tugasaba nabi, ariko Salomo yasabye neza. Natwe tugasabe ngo dusabe nabi, dusabe neza, dusabe n'ubwenge. Ngo Uwiteka ngo kuko utanze byo kukwicira abanzi bawe, ngo dusabe ubutunzi, dusabe ubukire, ngo dusabe kurama, ibyo sitabiguhaye, ngo kubambi bakubanjirije nawe uzagoruka ntawe uzigera ahwana nawe, haba mu butunzi, haba mu cyubahiro ndetse no kurama. Amen. Uwiteka duhereza byinshi iyo dusabye neza. Hari igihe dusaba tugasaba nabi, ashobora agasaba ngo unyicire abanzi, mu by'ukuri ibyo ari gusaba, ariko yasabye ngo umereze ubwenge bwanyoboreke ubwoko bwawe. Ese uyu munsi Uwiteka guhaye usaba iki? Nyamara mwe turagenda tukajya ku misozi kujya guhamba ibya bagenzi bacu. Amen. Uwiteka kubabarira. Iyo uhamba ibya mugenzi wawe gusenga ngo birahambwe ko nawe ibyawe birahagarara. Nidusatye dusaba neza, dusaba n'ubwenge. Amen. Nitugasabenga abapapa, tugasabenga abatagira ubwenge, aho dusabenga abafite ubwenge. Nubwo tuvuga ijambo ry'Imana, dufite ubwari bwinshi butandukanye. Ngira ikibazo cy'igifu, ariko nanukimere nabi pe, ndi kuribwa cyane. Ariko ko nzi ko ugena byose ari rurema, ari Uwiteka, nta kintu na kimwe, nta mfura idahita. Nikindye ariko amaherezo birashira. Nta kintu na kimwe cyatuma ndavugira Imana, nta kintu cyambagarika kuvuga ijambo ry'Imana. Mu gihe nageze mu kanya k'ijambo ry'Imana, byose bijya ku ruhande pe, ariko Uwiteka ndizera ko azangiza. Amen. Nizera ko bizakira. Nabwira kwizera muri wowe, kandi Uwiteka nadushoza twibuka, kuko ntawe dukora ibitujemo, aho twebwe tugetsiwe n'Imana. Ni Uwiteka nashima ko twasengera abarwayi, turabisengera nanjye nisengera. Amen. Kandi Uwiteka ni ukiza. Ngo amaraso ya Yesu, ngo cyakora ngamenye bose yabahaye twe kwitwike abana b'Imana. Natwe umunsi cyo tutisha abandi bose niko twitwa abana b'Imana. Kandi yabaye kumenya iki ijambo ryayo.
amen. Uwiteka guha ijambo kandi agwe kwizera, nutakwizera guke gira kwizera muri wowe, amen. Kandi iruta byose ari ikintu nigeze kumvaho, umuntu yagiye ahantu ajya gusaba ko umuntu amusengera, yafite ikibazo cy'inzara, nuko barano babiri ngageze ngo aragenda ngatakambira Imana ati murokora ati nsengera. Mudagira baze iki kintu, ese uyu munsi mugenzi wawe aje ngo nsengera, uzika afite ikibazo cy'inzara, nyamara mu nzu yawe ufitemo ibyo kurya byinshi uri kujya kumena, ese koko akunaga kiza? Ibyo ni ijambo ry'Imana. Umuntu aragusengeye aje gusanga umusengere, nawe urapfukabye amavi arakotsa ngaho ihene umusaba ibyo kurya, nyamara igisubizo cye uragifite. Niba ugifite urakora iki? Gikore. Ko ijambo ry'Imana ravuga ngo mumenye wo mu nzu ya so, mu nzu ya data ni bande? Nabo turi kumwe, nagarabo tuvukana, ahubwo nawe mu nzu ya data, mu nzu y'Imana. Yesu Kristo ubwo abye bamushaka bamubuze, wamwera ageze baramusanga, bamubwira ati ngo bene so ngo abye na bene so bakushatse bakuza, bati bene data turi kumwe ahanga, amen. Uwiteka kuduhana umugisha, Uwiteka aduhana umugisha. Nuko twabazwa na byinshi, ushaka kwabazwa n'ingo zacu, tukabazwa n'abagore twashatse, tukabazwa n'abagabo twashatse, tukabazwa n'ababyeyi batubyaye, tukabazwa n'abana twabyaye, tukabazwa n'abaturanyi twaje dusanga, tukabazwa n'abaturanyi baje badusanga, ariko ibyo byose nyuma byose Uwiteka niwe ugena byose. Wagifone wanja kajana, ntabwo nava nariko ijambo ry'Imana mbere ya byose, niyo wanje ntacyo uri buntware, ariko ijambo ry'Imana cyo niryo rigomba kuba ryakorwa riba nyambere muri byose. Uwiteka akomeze adushoze kandi aduhana umugisha mu byo dukora byose. Reka turebe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana agahoraho, tugende tuganira ko bwije nuko bukeye, none turebe ibyo imubiri urarikira. Nyamara akabwira ngo ujya mu by'umubiri urarikira nibyo kamere yanga, ubwo niko bikomeye. Mana bati ngo uragoye wasi ugushishyano, kuko ikibi kimanukiwe kikumanukiye yari Satani. Katwe mu ijambo ry'Imana, amen. Jambo ry'Imana njyewe sinzarireka, ngabasore ndibarireka, ngabakobwa barireke, njyewe sinzareka ijambo ry'Imana, amen. Utakomeze aduhane umugisha muri byose, kuko ijambo ry'Imana rihoraho, twaje turisanga. Ituvuga uyu munsi hari abandi barivuze, hari abatubanjirije barivuze, ariko natwe uyu munsi tuzabisiga abandi bazi nabo babivuge, amen. Katurebe ijambo ry'Imana, turebe Uwiteka aza kuza kudushoboza, kadusome turebe mu Bagalatiya, amen. Turebe urwandiko ngo Paulo yandikiye Abagalatiya, aho Paulo yageraga hose yabigishaga iki? Yabigisha imirimo izabeshaho, bapastori bakozi b'Imana, namwe mushaka imirimo ibabeshaho mudashingiye ku buteka mutwe. Abarikora neza ariko si bose, ntabwo ari bose, hari abakora uko bikwiriye, amafaranga y'amatoko yo kujya afasha abakene, imfubyi n'abapfakazi no kwakira abashyitsi. Ese uyu munsi niko bikorwa? Siko bikorwa, ariko umuntu wese azabazwa ibyo nawe uzabazwa iby'undi. Ijambo ry'Imana turasoma uyu munsi turasanga mu Bagalatiya 5, turara ku murongo wa 16. Abagalatiya ibice 5 turara ku murongo wa 16. Ng'imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka, amen. Uwiteka muzabwa icyubahiro. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga ndi muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, amen. Tukira ahangaha, muziko uri mu Kinyarwanda ururimi rukomeye, ushobora gusoma mu buryo wowe utumvamo neza, ariko niyo tubanza kuvuga hejuru ngo nawe uze kuza kuhasoma ngo usheho gusobanukirwa. Hari ushobora gusoma wowe hakaba ari uburyo nawe ushobora gusomaho uko
ukabyumva. Gusa Uwiteka twese ni ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyamahanga n'abari hanze mwese ni ikinyarwanda dusoma, kandi aho ushobora gusoma ugasoma nabi wihangane, kuko n'ururimi kuko bimeze. Katsome duhere ko mutwe w'ijambo rwango imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Amen. Ni ibintu bitagira ute bitaryana tabiri kumwe. Umuntu wa kamere ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko ntimuyoborwa n'umwuka ndimuba mugitwarwa n'amategeko. Amen. Ni ukuvuga ngo hari imirimo ya kamere. Iyo usomye ahantu tugiye guhera, ariko ibyo tuzabisoma paka tuharangije neza cyane. Tuzahagera, tuzasaba ijambo two kwifata uko tutari, ariko uyu munsi ahantu tugiye kuba twavuga. Navuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ibyo umwuka yanga, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga. Amen. Kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Amen. Kandi dukomeze tuganire kuri iri jambo. Turashaka tugende tugira ute turisobanura turiganiraho. Wowe uyu munsi ni iki ubona ko kamere yanga? Ese kamere yanga iki? Ese kamere irarikira iki? We ubwawe urabibona gute? Ese ubyumva ute wowe mukozi w'Imana? Ubyumva ute wowe? Ngo navuga ibitangaza Yesu yakoze, yahera mu gitondo rikarenga, ijoro yarikesha ngakuririmba, wakoze ibihambaye cyane. Amen. Uwiteka akomeza duhana umugisha. Ni ukuri murabona ko ijambo ry'Imana biba ari ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kitamenyerwa kurusha ibindi byose. Byose byamenyerwa, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rimenyerwa. Yemwe muri he mwaheze he? Mwagiye kuri Uwiteka, mwataye Uwiteka mwe. Yemwe mwataye Uwiteka, mugarukiraho. Abataye Uwiteka nimugarukiraho. Uwiteka akomeza abane natwe. Uwiteka akomeza duhana umugisha. Mu byo dukora byose, hari ibyo kamere ikunda ariko umwuka adakunda. Hari ibyo kamere irarikira ariko umwuka adashaka. Ese turakora iki bantu b'Imana? Mwagiye kure y'Imana. Sari mwihangane. Mwagiye kure y'Imana. Twagiye kure y'Imana. Nimuze dukore ibyiza. Nimuze dukore ibyiza. Uwiteka akomeza duhana umugisha. Mu byo dukora byose, twe ko Imana iriho. Imana iriho kandi zahoraho. Jambo yavuga ngo nduwo ndiwe ni Imana. Hari ibintu byabaye byo muri Amerika, aho bavuga ngo Imana ngo ibona zero, ni ibitambye byabaye by'abantu bari baraho ngaho, ariko ngo Uwiteka yakoze igitangaza ngo ahantu hashyaga hose hasigaramo inzu y'umukiranutsi, y'umukozi w'Imana, ahandi hose harashya. Muri Kongo muribuka yigeze kuba Kongo harahiye, igeze gushya ikirunga cyarutse, hasigara urusengero n'inzu nayo y'umukiranutsi. Ese uyu munsi ufata ute Imana? Ese wibona ute Imana? Ese urakiranutse muri wowe? Nuvuga ngo uyu munsi hari ibyo dukora tutakabaye dukora. Uwiteka akomeza duhana umugisha ibyo dukora byose. Ni ukuri ijambo ry'Imana ni uguhugurana, ariko
niyo twaze kubona imirimo ya kamere iyo ariyo irimo hariya. Bango twasomye ahantu hato ariko hasoneye byinshi mu mitima yacu. We ubwawe mutima wawe hari mwiki? Twebwe Yesu niwe warimo igihe nyine yagendaga, umugore aramubwira ati hahirwa amabere yakonkeje. Yesu nawe aramusubiza ati ngo ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana. Amen. Ijambo ry'Imana rihurira he na kamere n'imirimo ya kamere? Ijambo ry'abango dore imirimo ya kamere niyi iragaragara harimo. Isagenda tubwira ute tubisoma boro tugende paka kugeza igihe tuzarangiriza kiriya gice kandi tugisoma neza tuganiraho neza. Byo nabwiraga rero uko riko se ijambo ry'Imana rimenyerwa, kandi ijambo ry'Imana ntabwo niryigishwa ahubwo nuguhugurana. Natwe mureke duhugurane. Amen. Hari ibintu biba bihana ibyo twavuze tuvugaho kare. Ese mu mutima wawe iyo urebye ibyo ukora ukareba hari ibyo ngo nyamara ngo ibyo kamere yanga nibyo umwuka ashaka, ibyo umwuka ashaka nibyo kamere yanga, urumva ko ni ikibazo. Ariko noneho tugire dute kugira ngo duhuze nibyo umwuka ashaka tuhuze nibyo kamere yacu ishaka? Niba aravuze ati ngo uragowe wasiwe ugushishyano uko ubonye ikibi. Satani ubwo yavuga mu ijuru aza mu isi, nukuvuga ngo nuko nyine yananiwe mu ijuru. Nanone rero ukibaza ati se Satani kuko ni inzoka? Nose niba ari inzoka nacyo ni ikinwa cy'Imana ibikururuka. Ibivugwa n'ibiki ni inzoka zari zirimo. Nubwo Satani yagiyeyo ikanyura mu inzoka ikajya koshya Eva, ariko Satani nayo ntabwo yari mu ijuru ari inzoka. Ntabwo yari mu ijuru ari inzoka. Vuga nawe yari umumarayika. Ahubwo nawe wihindura. Kuko niba dusoma neza ari ikintu yarakubaza ariko nyirirwa numva biracanganya. Niba ijambo ry'Imana icyo umunsi wenda tugomba kuba tubonaho, niba ngo itunda ngo Adamu na Eva bariye, ese nirihe mu by'ukuri? Iryo tunda niba rihari turyirinde natwe kuriryaho tuzareke. Uko ubwo se urumva iryo tunda kuko ryakabaye nihingwa nirihe? Abizi nabwo muzandike muri comment mudusobanurire mutubwire iryo tunda se iryo tunda nirihe, tunye iryari ryo, sibyo? Kuko nukuvuga ngo ari ibintu byinshi tuba tugomba kugenda dusobanura kugira ngo tugende duhugurana. Uko niba Satani ikabwira umugore uti ngo dore iryo tunda akiraryaho, umugore akaryaho, umugore akajyanira umugabo, no. Ubwo ikindi kintu abishoboye mwazansubizaho, ese byemewe ko umugore ajya imbere y'iteraniro akigisha cyangwa ntabwo byemewe? Mu Basilamu hari ikintu kibamo, iyo urugo rudafite umugabo, harimo umwana w'umuhungu n'afite imyaka 10 cyangwa 7, bavuga ko bamubwira ibyo avuga, niwe usigara ahagarariye urugo. Noneho ngibaza ikindi kintu, kuki Yesu bavuze ngo mugihe yari kumwe n'intumwa ze bagiye kugaburira abantu, bavuga ngo twagaburiye abantu ngo bagaburiye abantu 5,000 hatarimo abagore n'abana. Ese umugore ni iki? Umugore ni iki? Twagaburiye ngo bagaburiye abantu 5,000 hatarimo abagore n'abana. Nicyo ijambo ry'Imana ribivugaho. None umugore we abarwa ute noneho? Kandi kuvuga ngo kwisi haba abantu babiri, umugore n'umugabo. Bibiliya yahagera ikatugaragariza, ese mujye mubwira abandi mwasomye Bibiliya, ese ni ahantu Bibiliya havuga ko umugore urupfu rw'umugore uko yapfuye atari ura wa Yezebeli wapfuye agapfa nabi nawe, abango ahimbwa azarigatiye amaraso atiraho niho azarigatirwa,
ubwo nuko hari n'ikindi kintu tuzigaho tuzaganiraho. Ese gusiga inzara cyangwa se gusiga iminwa, guplantinga gushyiraho biriya misatsi ni icyaha? Mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga yuko ngo Ezebeli igihe cyo yebaga n'imbwa ngo hari ibice by'umubiri bitariwe, harimo ibiganza, iminwa, umutwe wose urasigaye ko hariho iminwa, ingohe, n'ibiganza, ubwo n'ibirenge ko biri kose. Icyo cyo muzagisubize tukiganireho. Ese ubona gute? Ngongera ngibuka ahantu korali bita Ambassadors yo mu Adventiste, warigeze kujya gukora umurimo wayo uburirimbyi, umva watwa y'uburirimbyi, bagize ati atanga ntabwo ari Abadventiste, barebye ukuntu bagize imisatsi uko imeze, imyambarire, ubwo nuko. Ese icyo cyo ni icyaha? We ubona gute? Ijambo ry'Imana ryo twari tuvugaho no guhugurana, nta ijambo ry'Imana ryigishwa, no guhugurana. Nanone rero, ese ko bihari ko tuvuga ko gusiga ari icyaha, guplanta ari icyaha, ese abantu basiga ibiniki by'uproduit bindi, niki abizi munyibutse nibuke kanta. Ese kanta ni icyaha? Hari kanta mbyo tuzi, ibintu bashyira mu misatsi bindi bigira imyeri misatsi niki, amatentire bitandukaniye. Niba kanta igi umusatsi umukara, tentire gahinda umusatsi umweru, bara bose bateye bira bintu, ni icyaha cyangwa si icyaha? Ese ijambo ry'Imana rivuga ko ingofero y'umugore ari umusatsi, umugore uyoshesheje abakoze icyaha? Icyo ni kimwe. Ese uko abagore bafunzweho ntago bogoshwa bari muri gereza? Iki nibazo twibaza. Ariko niki ijambo ngo duhugurane, na jambo ry'Imana ryigishwa. Hari icyuzi, hari icyonzi, nyuma cyatugirira umumaro. Umuntu uyu munsi ngaramutse, umuntu ahantu bafunguye urusengero ruzuzwa n'abantu 400, rugiramo abantu 70, bagira muri 50. Umuntu afungura akabari kajyamo abantu 1200, haza abantu 4000. Hagati y'ibintu byombi nike gikozwe kurusha ikindi. Ese niyo wango ikibi kirakunda kurusha ikiza? Twumvise inguru yabaye muri Amerika, Los Angeles. Niba amazu y'imitamenwa yubatswe yarimo amamiliyardi yarahiye, hagaruka inzu imwe, inzu y'umukristo usenga ubaha Imana. Ese ara ni Imana yabikoze cyangwa wenda hari n'umuriro washatse gutaruka bisanzwe? Ibaze, nanjye nibaze. Ese uyu munsi wowe biramutse bibaye mu gace utuyemo, ese iyo inzu yawe yarokoka? Mbwira ninzu yago rwose koko yarokoka? Itangira ubuhamya twabivuzeho kare, twako ubuhamya bwa mbere ari mu mutima wawe, rero itangira ubuhamya. Ikintu cya mbere kigorana nukumva ibiganiro by'ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Nyamara umunsi bavuze ibikoza soni, wari amasaha 2 3 utararasinzira n'ibitotsi bitaraza, ariko ubu ngushaka kuba watangiye no gusinzira uri gutarutsa ugira gute? Kandi waburi kureba izi filime zo koza soni ukaba utaritatse, ahubwo usubiza inyuma ngongere wumve. Imirimo ya kamere harimo byinshi. Uwiteka komeza aduhana umugisha. Itekerezeho, nanjye nitekerezeho. Ese twibaze, ese ibyo dukora birakwiriye koko? Uburyo tubayeho, tubana n'abaturanyi, tubayeho mu rugo, birakwiriye? Bibazo byose twibaza rero. Avuze ko harimo no kunywa inzoga, nako muzabitubwire niba ari icyaha. Ariko hari aho Bibiliya ivuga ngo vira n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha, ngo ushukwa nazo ntagira ubwenge. Ese umuntu ashukwa na vino ryari? Ni kana twavuze ko haba iki, haba yo vino ikana.
Yesu, kandi iyo vino ntabwo igeze isobanurwa. Ese ni iyihe? Ni iyihe? Abantu banywa inzoga ndabasuhuje cyane. Banywa inzoga ndabasuhuje. Mu by'ukuri kadenda tugisubiza tukivuganeho. Ku inzoga ntabwo ari icyaha. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ibyinjira mu ntabwo biba byanduye, ahubwo ibisohoka mu muntu ibyo byanduye. Abantu ku inzoga niba atari icyaha, ni ukuvuga ngo ibivamo ibikorwa nyuma yayo ya nzoga, iyo wabaye imbata yayo, nicyo cyaba icyaha. Kandi uko bimeze ibyo byose ntabwo ari ibiremwa by'Imana, ntabwo Imana ariyo yaziremye. Ese ubwenge ko twango ubwenge butangwa nande? Butangwa n'Uwiteka, si byose. Salomo niyo twavuzeho, yagiye mu nzozi ngo Imana imwereka ibintu byinshi, ngiramubwira ngo mbwira icyo nguha. Noneho ngo Salomo gare muri byose arareba ati Imana mbereza ubwenge ngo nzaca ubwoko bwawe imanza zitabera. Ngo Salomo bigeze aho Imana amubwira ati kuko utaza byo kwicira abanzi bawe, ntunsabe ubutunzi no kurama, ibyo byose ndabiguhaye kutigeze ubinsaba. Noneho abantu batangiye kwemera bwo kuba Isiraheli, kwemera Salomo ko ari umwami ufite ubwenge. Igihe hazaga abagore babiri, abagore bari babiri babyara abana mu joro rimwe. Umwe ajyamira umwana we arapfa, afata umuzima aramwishyira, afata undi wapfuye amushyira kuri mugenzi we. Wa wundi wapfushe umwana afata umuzima, wa wundi akangutse aravuga ati umwana si uwanjye. Kandi uko imije zose aba ari zimwe, ariko ntabwo nawayoberwa icyaho cyaba kiri hose. Salomo ngarabareba baramuzanira, amubwira ati noneho rero abwira abagaragu ati munzanire ingota mbereke. Arangiza avuga ati afata umwe ati fata kuguru n'undi kuguru, ati ingota tugufata tupasuremo kabiri, umwe atayishaka undi atwara igice. Nyiri mwana avuga ati mwami, ati umwana mumuhereze amujyane. Undi avuga ati mumusaturemo, umwe atwara undi atwara igice. Sanavuga ati uyu mwana ntago ari uwawe, kuko iyo aza kuba bakabimugirira imbuhi. Natwe tuye dusaba dusabe neza. Amen. Nijye dusaba neza. Saduraka Meshaki na Abedenego ubwo bari ibwami nabo ari ikintu cyabaye. Uko rabango bari abasura mu banyire gutoranwa, bari baratoranijwe. Hari byo bari babashaka, biro byo tuzabigeraho. Ariko reka tubabwire aka kantu. Ngo baragiye barangije maze gutoranwa, ngo unabafataga ku musa w'umwami no ku biryo by'umwami. Umusa w'umwami ngo yari vino. Ese vino yari yihe? Umusa w'umwami. Ese umwami yanywaga umutobe? Umwami yanywaga fanta? Ese byari amazi? Ese fanta ni ikinyobwa cyangwa si ikinyobwa? Ahubwo icyo nibaza ukindi rero, abantu bamwe inzoga muzadusobanurire. Ngiye kibaza ko kiro kwazo muzo kibaza cyane. Ni kuki mwe munywa inzoga mwumva ko muguze fanta amafaranga abapfuye ubusa? Niba muzi ko amafaranga abapfuye ubusa rero, ruvuga ngo n'amafaranga agura inzoga abapfuye ubusa. Naho abangamira mugenzi ko cyangwa ni ushaka kunywa amazi yanywe, ushaka kunywa inzoga yinywe, ariko uyikontrole. Ushaka kunywa fanta yinywe, icyo umutima wawe ushaka. Ijambo ry'Imana ngo icyo umutima ushaka nk'itabi riguranwa amata mu Kinyarwanda. Ngo icyo umutima ushaka itabi riguranwa amata. Itabi ryica ubuzima, amata agatanga ubuzima. Ariko utanze ibifite ubuzima uhawe udafite ubuzima. Amen. Natwe rero tujye tugira ubwenge byo dukora byose. Ariko Salomo icyo gihe kimara kubaho, bakimara kubona ko afite ubwenge, nibwo batanga n'ugenda bamutinya, bamenya uwo ari we Salomo uwo ari we. Ariko byose ngo yarabigize ngo noneho ni abami bazaga bakaza bazanye amaturo. Ijambo ngo iravuga ngo Imana yavuze ngo mu bakubanjirije no mu bazaguheruka muzagukurikira ntawe uzigera agira ubutunzi bwawe, ntazagira icyubahiro ngicyawe. Amen. Iyo Uwiteka gutunze ngo ni nta muntu ntungagira icyo avugaho. Uhabwa n'ibyo utakabaye uhabwa ubona ubwawe. Bakoze Imana mujya gusengera abantu, mujya gusengera umuntu ufite ikibazo mwese byo kurya mbere yo kumusengera, umubwira ati nsengera Uwiteka yarisubije agenda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga bisha umugisha kurusha guhabwa. Banyamasengesho, bapastori,
bakozi b'Imana mu pastori bwanyu mumenye gutanga. Umuntu ugira ngo agire icyo abona nuko nagira icyo atanga. Kango Yesu urugero rworoshye. Kugira ngo umugore abyare bisabike. Wose twumvise kari Mariya wasanga inda y'umwuka wera. Umukobwa atahaye umusore cyangwa umusore atahaye umugabo yabyara. Umwe yahaye undi ahereza undi barahana. Ibyo rero nawe icyo ufite nicyo utanga kugira ngo uhite icyo uhabwa. Gutanga bishimisha kurusha guhabwa. Nukuvuga ngo natwe tugira dutanga ibyo dufite. Ariko nababwiye abasore n'abakobwa mubaza ababyeyi banyu. Ese ko ijambo rivuga ngo nturikire umwari umurongore. Kera ko ari uko bigeze buvugwaho. Ese kera imigenzo yo kurongora igenda gute? Barashyingiranaga. Byagenda gute? Twajya kuba twumva ngo wenda umusore ngo umukene akajya guhakirwa iwabo umukobwa kugira ngo zameze umukobwa. Ese ge habwa gusezerana. Byakora gute? Ni igisubizo gihari. Ariko uzase muri comment. Ijambo ari kintu gihari abantu batazi. Ijambo urukundo ni ijambo rimwe, sona ijambo rimwe ukuri kw'imitima yacu. Nirwo rukundo ruhari. Twere mbere yuko abantu yo gusezerana. Hara twereka abantu ibirori biki ko tubona gusezerana mu mitima yacu. Nirwo rwa rukundo. Niyo masezerano tufite. Nta rukundo ruhari ni byose ntacyo byabimaze. Acyo se byaba bimaze. Abazareba ikiganiro muzagende mushyira comment mutubwire dufashanye duhugurane. Ushaka kubwira itakunyura amatwi yawe akora babwira wenda hari uko byaba bimeze ibisabwa kugira ngo duhugurane. Ariko ndabasaba ko mugire umutima utanga, mugire umutima w'impuhwe, umutima w'umuntu. Uyu munsi ushobora kugenda ukajya ku rusengero ugiye kwitangisha ugatanga miliyoni. Wasize umukene uri musirwa rwawe ari kuburara. Ukajya kumena ibiryo ari kuburara. Ese mbwira iryo jambo ry'uko rizumvikana mu by'ukuri? Rizumvikana. Wa mugabo usize umugore umunigiye mu nzu yo ku ijambo ry'Imana. Utakomeza atubabarire. Nuko Imana ikomeze itubabarire pe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twacumuye ku mategeko yawe ndetse twakoze ibidakwiye gukorwa ndibikwiriye ko twitwa abana bawe. Ariko utakahoreke icyo kunde imbabazi. Ese nawe uyu munsi ese sagarutse yakujyana? Ni ikibazo wibaza, ni ikibazo nibaza. Mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondoro ko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo. Rwatumye Yesu za mwisi yacu ngwindushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sacyakira kandi urwikunda umwana wayo nge nirwa inkunda ntakwiriye nari umugome no kwimba Yesu wambambiwe ku musaraba mubo yacongo jayo maraso nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mw'isi hose
kandi urwikunda umwana wayo, nge nirw'inkunda ndakwiriye, nari umugome no kwimba Yesu wambambiwe ku musaraba, mubo yacungo jayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo, nzajya ndirimba urwo rukundo dukwize mw'isi yose. Amen. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Hari ikindi kibazo nibaza, nawe ukibaza kandi uzakinsubize. Ese kuririmba byavuye hehe? Kuririmba byazanywe nande? Nacyo ugitekerezeho. Ariko kuririmba biruhura umutima. Ariko kuririmba noneho kumakaba ko ari ikindi kintu cyitwa ikiyobya bwenge. Icyo kintu uracyemera wowe? Katwivugeho gatoya. Impamvu indirimbo ushaka kumva ko ari ikiyobya bwenge, indirimbo iyo umuntu ari kuririmba ajya handi hantu atakabaye ari. Nuvuga ngo indirimbo iyo umuntu ari kuririmba ari umwuka mwiza, iyo umuntu ari kuririmba yibagirwa ibyasize inyuma byose, imiruho n'imihati ibyise abyibagirwa, ahubwo agaturiza agenda muri ya ndirimbo. Hari wese bafashwa mu kuririmba. Ushaka ko naririmbye nabi wihangane. Hari uko nabanzi mu buryo ijwi ryaryo aryo nge naririmbyemo, akora hari ijwi uzi rubanza bigucira. Nguko mvuga ikinyarwanda cy'ikigoyi cyitwa ikigoyi, nakaba ari uburyo ushaka ko uri mu Nduga, uri mu Burasirazuba, hari uburyo ubivugaho, ari Induga nyine amajyepfo zawe hose biraho ngaho mu Ruhengeri hose, twese twumva ururimi rumwe rwitwa ikinyarwanda. Nubwo tubwira hamwe tugenda duhurizaho, ariko rwose rwitwa ikinyarwanda. Icyo nakubona ko gusa imbuzajwi byaba rimwe, nakumva ibyo wakumva ibyo nashaka kuba navuga. Amen. Ubwo rero ari igihe njya ndekereza ikinyarwanda cyane, nkumva nanjye ngiye kure, kuko iyo urebye inyigishirize yacyo niko bibamo, ariko nta kundi. Natwe uko twaje tubisanga kandi ko twisanze. Aho kuririmba biraruhura. Kuririmba bituma umuntu yibagirwa aho yarari. Amen. Bituma umuntu yibagirwa aho yarari. Uyu munsi rero ndikagirwe aho wari uri. Ngo umugabo yaragiye arangije ajya guhakwa ahantu, maze kuhagera noneho bangwa ko aho yagiye mu bakire bamuhereza ibintu nyine yambara. Bamusaba ko bwa bucocero bwe abufata akabikuramo rwa ruhu rwe yambaraga, ibyo yambara ko yambaraga nabi. Noneho birangije arabifata ajya kubibika ahantu. Noneho ngo bamubonye baje ati se ibintu kuki wabibitse hano? Aravuga ngo mugenzi ndabangiye gukora ibidakwiriye, nzagenda ndebeho nibukaho narindi nimara kubika bintere guca bugufi. Amen. Mu gihe hari uko nari imeze mu bihe bya kera atakomeze uyu munsi wa none, nukuvuga ngo hari byo ngomba gukora ngo singazibagirwe ibyabayeho. Amen. Niba rero nawe rero uri mu byiza uyu munsi, urinde kwibagirwa aho wavuye. Amen. Ngo tuba mu buntu bumwe tujya mu bundi. Amen. Natwe tuzinde kwibagirwa aho twavuye. Wa mugore we, kuki uza uri umukobwa utuje wamarugira mu rugo, akora uhita uhinduka umugabo warogeze mu rwuzuye? Banza yuko aho wavuye numara kubone ushima Imana. Wa mugabo we, kuki utarashaka umugore wari utuje, wamara kumushaka ukamererwa nabi ugahinduka? Ibuka aho wavuye, numara kuyibuka bizagutera kutishyira hejuru, kaza uzaruca bugufi. Kuko ngo Yesu yaravuze ati ngo nushaka kuba mukuru uzace bugufi. Igihe yozaga abigishwa be ibirenge. Amen. Witakomeza adana umugisha mu byo dukora byose, kandi ibiganza tugenda nakagaruka kandi nagahoraho. Ni ukuri numva iyo ndi kuvuga ijambo ry'Imana numva nishimye. Amen.
arakora akavuga ngo warahamagaye Imana turitaba, warahamagaye Imana turitaba, warahamagaye Imana turitaba, ndaguzabura bo kugukorera twiyiziye. Amen. Nawe wizeye rero, nawe vayo usange Uwiteka acyateza amaboko kugira ngo akwakire. Amen. Twatanganye isengesho, reka tuzane isengesho kiganiro cyacu cy'uyu munsi, angusaba kujya ukora subscribe, bihagije na comment, warangiza ukatubwira n'ibyo twakosora, kuko muri ibintu ijambo ry'Imana ni ikintu kitamenyerwa. Amen. Ijambo ry'Imana ntabwo rimenyerwa. Reka rero duce bugufi imitima yacu kugira ngo tujye imbere y'Imana kandi tuyakomeze aduhane umugisha muri byose. Sinagenda ndabibukije kugira ngo igihe cyose ufunguye ujye ukora subscribe, ukande ukazogera, ukora akantu kanditse k'umukara, gusa zagera bibaye. Uwiteka arakomeze abane natwe. Mwami nyagora ku ngoma, urera urakiranuka, wowe uvuga bikaba, wateka bikomera, habwa icyubahiro. Mwami gitare ikomeye twageze kujya kure yawe. Mwami ura wa Isiraheli, abantu bawe Mwami nawe twakoze ibikwiriye, abatunze kugira ngo kutubarira kano kanya. Nukuri wasenda kwinginze rero abazumva ijambo ryawe izagira aho ribakura rigena aho ribashyira nyagora ku ngoma. Kandi Mwami ndakwinginze kugira ngo arukomeze gwaza imitima yacu. Mwami nuzi uko ingana, Mwami nuzi ibigenewe, ganze kandi kuri Imana Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubwo rero dusubire ku munsi w'ejo, Uwiteka akomeze aduhane umugisha, kandi ni byiza cyane, ni iby'agaciro kubana namwe. Murakoze. Amen.